abantu bafite imbaraga z'amafaranga sibyo hari n'abafite imbaraga z'abantu hari umuntu ushobora guhamagara abagore bose bo mu gihugu bakamwitaba kandi atagira n'akazi afite imbaraga z'abantu hari n'undi ufite imbaraga z'amafaranga yatumira abantu bakaza hari icyo bamushakaho nuvuga ngo uko uhura n'abantu bakomeye niko nawe ukomera none udafite ibitekerezo by'abakene biba bijyanye n'ibyifuzo bya gikene mana numpa ihene mana numpa ingurube tugomba gutura mu mwuka uvuga ngo ni habeho habeho kandi cya kintu uvuga ngo ni habeho kikaba ari ikintu kinini uri kwatura kibaho n'abantu bakaza muri iyo si abantu bagatura muri iyo si y'ikintu watuye iyo ibitekerezo bigumije aho wavukiye ntugera aho ushaka kugera ugomba gukura ibitekerezo aho wavukiye noneho nanone ukabikura aho utuye ukabijyana aho ushaka kuba izindi mbaraga zirahari nkoresha imbaraga nkoresha ni imbaraga z'ibitekerezo izo nizo mu bapfumuda ni imbaraga z'ibitekerezo mfite ibitekerezo icya kabiri urabona hano turi gukora ikiganiro urabona ko wiga bari kubaka etaje wari bwageyo kuri iyo etaje bari kubaka umunsi wa mbere mpabona abantu bari kuba maze kujyayo inshuro 3 hari icyo nashakaga narebaga etaje uburyo bamena dare kuko ngomba kumena amadare kabiri nahise mbaza ikibanza aho kigura gatatu wumvise nahise mbaza nomero z'umwenjeniyeri wabo kugira ngo mumenye tuvugane ariko wowe urahirirwa nturigera unahinje ariko mwakagombye kusoza ikiganiro kuri cano mukabaza ngo Apotre Yongwe ari hehe mukanjyana ahantu mukisumbukuruza mukangurira kandi nyabarusha kugira ngo muzamuke ko mwene Siraki ibyo bintu yabyanze Apotre nawe niyo mpamvu igitabo cye kitemewe cyanditswe mu bitabo bitemewe mwene Siyaki igitabo cya mwene Siyaki muri Bibiliya yera ntikirimo niyo mpamvu abasaza banditse ibitabo batacyemeye ikindi yo nukuvuga ngo ngiye mu mujyi nkururuka indege ndabaza ngo ahantu heza abadiplomate n'abayobozi banywera ni nkajya kuhanywera rika ngusetse rero nagiye muri Aziya ibimenyetso by'umukene nakajagari kibyagura n'ibyakora umukene ahura n'imbabura akayigura hari yindi uhura nibasuka yigura kandi ziri mu rugo utazi umubare uhura n'ucuruza imyenda ukagura umukene ahora ajya imineke ica kwirembo n'ibindi bintu ukagura duherutse kujya ahantu mu birori abantu twari turi kumwe hari service y'ibyo kurya bateguye byabisohorore abantu umuntu akarura ibiryo ku isahani byagerejura akarenzaho makaroni hejuru ya makaroni agashyiraho amateke n'igihaza wumvise agashyiraho isosi noneho bikagenda bivirirana ugira ngo ni umuntu batemye n'umuhoro bivurirana nayo nicaranye na madamu abirege ndababara arambwira ati humura ati nihungabana arambwira ati turi gusangira n'abantu bafite ihungabana rituruka ku cyapo duka ku nzara yabonye inyama arahungabana ariko buri udafite amafaranga ukikubitiramo agashati kawe na karuvati wawe ufite n'igifunguzo udafite imodoka ku ntaki so ubundi ugira ku ntaki ibaze pastor utagira ko ntacyo yimo gero ko ntacyo nayimaranye imyaka 7 wigendana namaranye ko ntacyo imyaka 7 hari n'amafoto mfite ya kera reba ro pastor utagira ko ntacyo nta na ko ntacyo y'imodoka ufite mu rugo nta niyo waguze uyijyane mu rugo wowe niwe ndi kubaza nayo ubwo rero mu bintu usengera imodoka ntabwo ari vuba iyo wayitwitugura ko ntacyo umuntu ufite confidence ntakora ibyo yasengeye avuga ibyo akora ibyo yavuze nta nubwo Imana isubiza ibyo twasengeye isubiza ibyo ijambo twavuze kwijishura mu mbaraga z'ibitekerezo rero n'imyumvire ntuhari ibanga ry'ubukire n'iterambere. Reka mbashimire mwese badukurikiye kuri izi channel zose. Turi kumwe na Apotre Yongwe kuri kamera. Twishimiye kuba nawe Apotre. Ya kubana nanjye ni inyungu zanyu, ni inyungu za rubanda.
nanjye ni inyungu zanjye ku giti cyanjye. kubera icyo wari inyungu zawe Inde kuki wari inyungu zawe? Imana iduhamagarira kugira ngo duhure n'abakomeye natwe dukomere. Yego. Tunahure n'abatarakomera tubigishe gukomera. Yego. Twebwe inyungu ubona twabigiramo nizi. Inyungu iyo uvugana n'ukomeye izina ryawe riba riri gukomera. Iyo uri gusangira n'uwakomeye aba ari kuguhumekeraho umwuka wo gukomera. Intumwa zasangiye na Yesu imyaka 3 ariko zanyuze mu bikomeye zirakomera ntizakwihakana ubutumwa. Yego. Ayidigiriminidigi rero gukira ni nona, kubohoka ni nona. Ntushobora kubohora abantu utarabohotse, kandi ntiwabohoka utarahuye n'uwabohoye abantu umwicara. Ntabwo wazamura imyumvire yawe n'ibitekerezo byawe utarahura n'ababizamuye. Ibyo ugomba kubimenya. Wicaranye n'umukuru w'igihugu ukamukoresha interview. Yego. Abandi banyamakuru bagomba kukwemera. Bati ahakomeye hejuru, ukomeye hejuru wavuganye nawe. Yego. Ukomeye hejuru wicaranye nawe. Uvuye kwa deja wa bank wicaranye na deja wa bank. No. Iyo babonye winjiyemo kabiri muvugana bagenda gake. Kuko ushobora gutanga igitekerezo bakabazamura cyangwa bakabamanura. Yego. No kwisi yubatse. Ntabwo umuntu ashaka kukubwira ngo yarakomeye. Mubaze ngo ukomeye mwahuye ninde? Umuntu usakomera kubera abakomeye bahuye nabo. Inde? Umuntu akomera kubera konegisi afite. Nibyo yagezeho bimwemerera gukomera. Hari abantu bafite imbaraga z'amafaranga. Sibyo? Hari n'abafite imbaraga z'abantu. Hari umuntu ushobora guhamagara abagore bose bo mu gihugu bakamwitaba kandi atagira nakazi. Afite imbaraga z'abantu akababyaza umusaruro. Yego. Hari n'undi ufite imbaraga z'amafaranga yatumira abantu bakaza hari icyo bamushakaho. Hari n'ufite imbaraga z'ibyo avuga abantu bashobora kwicara bakabyumva bakabitindamo hari icyo bakuramo. Ndi umwe rero muri abo. Ndi umwe muri abo. Urumwe muri abo ngabo. Nuvuga ngo uko uhura n'abantu bakomeye niko nawe ukomera. None udafite ibitekerezo by'abakene biba bijyanye n'ibyifuzo bya gikene. Mana numpa ihene, mana numpa ingurube, imirima yanjye ni yera neza. Mana numva shukanyishyura kakadeni, mana numpa 2,000. Ibazo uyoboye icyumba cy'amasengesho cy'abantu 100. Umwe akubwira ati mana numpa ibirayi, mana numpa umuceri, mana numpa imyenda yo kwambara, mana inkweto zanjye zashaje, mana nkeneye kotegisi na pampegisi y'umwana. Cyangwa iranje. Nkeneye iranje. Undi aho ati mana nungirira neza, amasahane yashaje, imbehe zashaje, isafuriya yanjye yaramenetse. Ukayobora abantu nk'abo ubayoboye imyaka 5 nawe ufite ibitekerezo nk'ibyo byumva. Bisaba kuzamura kwizera kwawe. Rimwe ukajya mu isoko ukabibagurira. Ukabizana kamodoka kagashyirari, fata amasafuriya, fata ibirayi, fata intuza, fata cyangwa ukabigira umushinga. Uhindura ubuzima bwabo kugeza ubwo ibyo byifuzo biciriritse birangira. Ariko uri mu rusengero ukumva kuwa gatanu ati ndashima Imana naguze imodoka, undi ati ndashima Imana naguze inzu, undi ati ndashima Imana umwana wanjye yagiye kwiga i Burayi, undi ati ndashima Imana wumvise nabonye perimi, undi ati ndashima Imana nashinze uruganda. Ibitekerezo urumva ibyifuzo nutanahakura ikintu cyangwa ugutera inkunga urahakura ibyifuzo bikomeye. Kandi ubukire buri mu byifuzo bikomeye kuko Imana ibintu byose yakoze yabikoresheje ijambo. Impamvu rero nta bintu tugeraho, nta magambo, nta jambo dufite, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikine kugira ngo umwizera. Yohana igice cya 1:1. Mbere na mbere hariho jambo kandi ijambo yahoranye n'Imana. Mu byaremwe byose byabayeho n'ibizabo nta kintu kitaremwe n'ijambo na jambo, kandi uwo jambo niwe jambo. Niwe jambo. Ibintu byose rero bikorwa n'ijambo. Nubana n'abantu bafite ijambo rikomeye wumvise uzakomera. Kuko abantu bafite numenya abantu bamenye uyu jambo bakamenya gukoresha ijambo ribarimo, bazakwanduza gukoresha ijambo rikurimo. Mu bintu byose Imana yaremwe
nta bintu Imana yaterese, nta nubwo Imana nta tekinike Imana yakoresheje, nta gutereta, nta diplomasi, oya yakoresheje ijambo. Bana ngo nihabeho umucyo ubaho. Ako kanya uribwiriza ubaho. Nihabeho amazi, ndagarukira hanaha bibaho. Nihabeho isanzure, nihabeho ibiguruka. Imana yavuga nihabeho. Yego. Tugomba gutura mu mwuka uvuga ngo nihabeho. Habeho. Kandi cya kintu uvuga ngo nihabeho kikaba ari ikintu kinini uri kwatura kibaho, n'abantu bakaza muri iyo si, abantu bagatura muri iyo si y'ikintu watuye. None se Apotre, wenda tubare ubaye uri nko mu iteraniro hano mu mujyi wa Kigali, ukumva umuhanuzi arahagurutse ahanuriye umuntu ati Imana iguhaye igare, cyangwa wari waje ufite icyifuzo wenda cy'inkweto Imana yaraziguhaye, wabyitwaramo gute? Njyewe nahita mbwira uwo nahita mpaguruka ntigaruze nje kuri kugurira rigura 80. Hanyuma tugakomeza ibindi. Umuntu haje gusengaga avuga ati turi gutanga ibyifuzo, mwumva abantu 10-20 gutanga ibyifuzo, ati naburaye, nabwira umudiyakoni nigenda wandika abantu bose baburaye, mbagurira ibishyimbo n'umuceri, imifuka 3 y'umuceri n'ibishyimbo na kawunga. Nahitamo nako abantu bashonje nkabaha ibyo kurya. Ibyo sinabisengera. Ubu se ndi mu rusengero, wumvise, ubu ndi mu rusengero, umuntu akavuga ati ni mu nsengero nkeneye mashini yo kudoda, nkamubwira ngo pfukama ngo usengere. Abakristo bose bari mu rusengero bakwiriye guhita basohoka bakigendera, bati dufite pastor w'igisambo w'ingegera. Wenda nyoboye amateraniro, hari umwana w'imfubyi wize kudoda, sibyo, akaza akavuga ati turi gutanga ibyifuzo, ati je mu nsengere Imana impa mashini yo kudoda. Nkahita bana ngwino hano ngusengere. Imana ikareba amafaranga ntunze, ikareba n'ibintu nizera, ikareba n'ibyo nkora, n'ibyifuzo mfite. Namubwira nti uze kuza baguha mashini yo kudoda, kugira ngo ibyo byifuzo bye, kuko wamwe n'ibyari ibintu bya Yesu ni ku murongo bidacerereza ibyaje. Ariko none se Apostle, wenda uretse n'icyo ngicyo kandi mashini yo n'urugero natanga. Nusu umuntu tujya tubona mu nsengero hari abakristo babwirirwa cyangwa bakabura. No, ashobora kubwirirwa. Wese ega ashobora no kubwirirwa kuko atatatse. Ariko ziko impumyi yumvise ibya Yesu, irataka. Bana babwira ati ceceka, n'abazima ntibari bumubone, umugundano ni munini. Irongera irataka. Bana babwira ati ceceka, n'abafatika n'abayobozi bari kugundana bashaka Yesu. Impumyi noneho ifata icyemezo, ishira hejuru. Ndapfuye Yesu w'i Nazareti duhuriye ntunceho. Yesu arahagarara. Zakayo, wumvise, Yesu yanyuze mu mudugudu. Ndikuba ko Imana ikoresha ijambo. Yanyuze mu mudugudu. Anyuze mu mudugudu abantu baragundana kuko Yesu yaragiye kuhanyura. Zakayo ati rero jewe ninguma nanagundana uwo nibye arankubitira urushyi mu mugundano, cyangwa uwo nahemukiye arampemuye arankandagira muri uyu mugundano. Kurira igiti kwa Zakayo ntugire ngo ni ikindi cyabimuteye, nuguhunga abantu bari bafitanye ibibazo yibye, bari muri uwo mugundano. Muri uyu mugundano umuntu yankubita umuhini, bamwe nibye umwe yankubita umuhini. Muri uyu mugundano undaraza kumpama, muri uyu mugundano uwo nibye arancapa urushyi. Ariko byanze bikunze nubwo habaye umugundano ndiyeranje, ndajyaho Yesu ambona, kamuhungire mu giti, yurira igiti. Yuriye igiti rero atinya abo yibye nabo yambuye. Arangije ageze mu giti akoma induru. Yesu yumvishwa avuga ngo we manuka. Akimanuka nawe Zakayo yamanutse afite ihungabana. Niyo mpamvu yamanutse yitebata abantu nambuye. Yesu ageze yinjiye kwa Zakayo, abantu basengurusa urugo rwe, abo yahemukiye, abo yakoreye ibyaha. Yesu avuga ati mwese mwitonde, mwacekerere, mufunge kinwa, muhagararaho. Umuntu mwese uwa 5 ndamuha 20, uwijana ndamuha 100, uwo natwari ihene ndamuha ihene enye. Ariko yakoresheje ururimi kuvuga. Apotre, reka tugaruke kuri wowe. Uyu munsi ujya hariya wavukiye Free, ujya ugerayo mu cyaro? Ujya uhagera? Mu cyaro ndahagera. Iyo uhageze uhagera witwaye gute, abaho bakwakira gute? Wowe iyo mpageze nyine urumva ntabwo mpagera mbakanga, kuko nta bikanganye mfite. Aho iyo mpageze biba ari ubusabane. Baba ati nimurebe Yongwe wo kwanaka, ati mu kibi havuyemo ikiza.
ati burya koko kwica umuntu ni bibi kuko abaturage bose banzi babati Yongwe ariko mwazamwishe niko bifuza Yongwe mwazamwishe ko atari uwo kubaho yoro mageze abati bo mu kibi havuye mu kibi havuye mu icyiza ati bamwe bifata gutyo abandi bakifata gutyo abandi bakifata gutyo bati burya gukuramo inda ni ikintu kibi bati muri Yongwe havuyemo umuntu ukomeye icyo gihe rero ni ubusabane buri muntu wese amwe icyo ashoboye ntabwo urabashyira confidence umva narazibanduje kaburimbi yarahageze nanyuze iwacu nge nabandi mu izina rya Yesu aha ni imodoka ikanda kaburimbi bayinyuza ruguru y'urugo mu minsi reshi ariko ntabwo nteganya gusubira guturayo byo byararangiye ariko abo ugomba kujya no kubasura none se nuye muri icyo cyaro umujyi waturamo nde ariko ukabasura nyine ukamenya uko bagize bahagaze mu cyaro nawe nose nta nshuti zawe zibayo nta nshuti ugirayo ntugomba kuzisura inshuti hari abavandimwe n'inshuti n'abavandimwe ukabasura ubundi se mu cyaro uvuga ni hehe aho wavukiye navukiye iriya mu majyepfo mvuka munsi ya rafarasheri ku Muhima ho bita kwa Kiruhura akaranga muntu ngaka mujye mureka ibintu by'imyumvire ko naringuye ra shaba dayimoni niko akaranga muntu ngaka mureka ibintu by'imyumvire iyo ibitekerezo bigumije aho wavukiye ntugera aho ushaka kugera ako kantu iyo ibitekerezo ubigumishije aho wavukiye ntugera aho ushaka kugera ugomba gukura ibitekerezo aho wavukiye noneho nanone ukabikura aho utuye ukabijyana aho ushaka kuba akukumve uzanagakate hano harimo amagambo y'ubwenge ugomba gukura ibitekerezo aho wavukiye yego ugakura imyumvire aho wavukiye ukanabikura aho utuye hanyuma aho utuye naho ugakura ibitekerezo byawe ibibazo ufite aho utuye gatatu ukabijyana aho ushaka kuba ibitekerezo akaba ariho bijyana aho ushaka kuba aho navukiye rero nta mishinga mpafite naho ntuyu ntabwo hanyerereza kuko hari ibibazo ahubwo aho nshaka gutura hari ubukire bwanjye n'amasezerano yanjye niho gakondo yanjye niyo kanani yanjye niho ibitekerezo ibyerekeza niho Pawulo avuga ngo ndasingira ibiri imbere ndashaka gufata ntashaka gufata ibimuri hafi arashaka gufata ibimuri imbere niko kwizera Apotre uyu munsi ubyutse ugasanga mu mufuka wawe harimo 20 byonyine n'ahandi nteganya ndi nta handi hantu uteganya ndi mu gikoni nta muceri nta makara nta gaze abakozi bo kuri tere nta kintu bafite nta konte nta momo ibyo ro byigeze kumbaho dore agatendo nakoreye Satani urumva narabyutse mu gitondo nsanga nta giceri nta faranga nta unyateganya hari no mu mibyizi wumvise kuri konte kuri banke nizari zakoze nta n'umuntu ndi buhamagara mfite 20 yonyine uwo munsi byana kubaho ufite 20 umva byambayeho narabyutse nsanga mfite 20 ari kuri konje wumvise mfite nibura kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 4 nari mfite ibibazo nibura bikeneye 300 nta n'umuntu dufitanye randevu wo kuma nakoza agatendo akahe rero akambere no mu modoka nta essence yari irimo gahoda wateze gare urumva icyo nahise nkora nahise nambara tiriningi nambara na spirits yego nambara n'agapira ka siporo mpita njya convention mpita njya convention hariyo banke zo ryo gushaka amafaranga nageze yo convention nirengagiza ibibazo nsize mu rugo nirengagiza n'ibyo bari kumpamagara nirengagiza ko no mu modoka nta essence irimo njya convention mpageze nicara gutyo n'abantu ubu ni connegise ku bayobozi b'igihugu n'abayobora za ministeri n'abaherwe baraye convention nsaba
cappuccino nsaba n'amazi kuri 20 yawe nsaba n'amazi nsaba na pizza ya 12 nicara hariya ibyo mu rugo ntabwo ari ngombwa ko binyerereza ibyo abampamagara si ngombwa ko binyerereza kuko impamvu nabikoze niki ni ukwibuka ko ibyo byose ari jye wabibyaye ko ari jye boss ibibazo byo mu rugo ni jye boss ibyo mu kazi ni jye boss ibyo kuri banke ni jye boss ibyo mu bakozi ni jye boss boss rero yicaye ahantu heza yariye yanyoye igare n'abana baraza kurya n'ibibazo biraza gukemuka byakemutse bitese byakemutse bite nifata icyemezo cyo banga ubwo mfite 20 yonyine reka njye convention ni challenge nifate neza byahise bikemuka kuko impamvu operation satani yari yayikoze ni ukugira ngo ntakaze ikigero ndiho cyo kwizera ndagukurikiye none iyo nza gutsindwa rero ngatekereza nkakora imibare yo kugabanya ibyo bihumbi 20 nari gutsindwa nkaza gushiduka wumvise ntekereje ibitekerezo byuko nza kunywa icyayi mu rugo kandi ntasanzwe mufata breakfast mu rugo nirinze kugabanya igipimo cyo kwizera kwanjye ahubwo ndacongera muri kwa kongera kwa kwizera kwanjye rero egare kwabyumvise nshoje ibyo bibazo maze kurya rero no kunywa nahamagaye madamu ndamubwira ngo nye mu bibazo igihe iki niki uyu munsi nawe nguhaye amasaha 28 yo gukemura ibibazo byose mfite biri mu rugo madamu se kandi byashoje ngize gute nageze mu rugo bwije nibwo bwa mbere nasanze umugore yatetse neza yahise yaranja birakemuka urumva nuko yaramwenda mwana ndi convention nagiye kwiyakira muri ya mafaranga ijambo rya kabiri ndamubwira nti rero nkuko uziko ndi umugabo wizera w'intwari uyu munsi nawe niko rikonje ndashaka kurera kuri umugore wizera nibwo bwa mbere nageze mu rugo nsanga salade itetse neza nageze mu rugo nsanga agatebo ku imbuto ziteguye ku meza kandi mu masaha 9 kuko ibyo bimbaho byari saa 3 za mu gitondo mu masaha 9 narebye kuri telefone yanjye nsanga umugore yanyoherereje 100,000 cyamaye ese apostle ubundi izo confidence uzikura he zo kwizera ibintu byose ukumva ko biri buhita bikoreka izo confidence uzikura kwizera ko ibintu byose biri bukunde kandi koko bigakunda zishingiye kuri bibi zishingiye ku cyo namenye Yesu namumenye neza na Bibiliya nyimenya neza nanjye nimenya neza iyo bavuga inkuru za Aburahamu wumvise mbona ibintu bitatu Aburahamu yakoze icyambere Imana imuhamagaye yamwe ngo va mu nzu ya so ugende aho utazi nzakwereka mu gihugu nzakwereka va mu nzu ya so ugende mu gihugu nzagira gute nzakwereka iyo mbere so siga imitungo ya so usiga inka za so usiga ifamu ya so usiga byose atunze usiga umuryango ujya ahantu utazi nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye urubicyo kwizera icyo kintu uri kubyumva aha kabiri hanteye ubwoba kuri Aburahamu ni umunsi yashwanaga na Loti Aburahamu yarezaga niwe wezaga bwa mbere niwe ufite ishyo cyo bita amatungo menshi n'imirima yera intoke zitabarika amatungo magufi n'amaremare umuvandimwe we atangira kumusaza aramubwira ati we peti urifuza iki urabona inka ugasara urabona ihene ugasara urabona intama ugasara urabona imikumbu ugasara peti urumva yakoze nka kamwe nakoze Aburahamu amubwira ati noneho reka nkuremere hitamo nkuremere dore umusozi utabaho ishinge uriho ishinge n'ibiti
n'amasara bwayo utera na soya ntiyakwera kuri uriya musozi. Ari uyu musozi maze gutunganya n'uriya musozi wahita muri umunati naguma hano, igumira hano mwana peti guma tutazashwana. Njyewe ubukire buri muri nge, aho ngeze imvura iragwa, aho ngeze amatungo arororoka, aho ngeze ibintu bibaho isigarire hano. Aburahamu amusiga mu bintu arambuka arigendera. Aha harerekana iki? Aburahamu yarazi gukoresha ijambo. Aburahamu yarazi aho umugishuri. Aburahamu yarazi ahantu hose Imana yahamufungurira iriba. Yego. Amusiga arigendera. Loti yagiye kwibonabona wa musozi wuzuye urutoki. Inka za Aburahamu zashoka nazaho Aburahamu ntabwo birigaragaza ko Aburahamu yafashe igipande kimwe akagitwara. Inka zageze mu ibugabone. Kwizera ngukura kuri Yakobo. Yakobo yaragiye intama za Labani. Urabizi ko Yakobo yagiye ahunze. Sibyo? Yego. Ahunze mwene se ashaka kumwica Isawu. Aza kugera kuhura n'abakobwa ba Labani bashoye intama, arabadahirira. Abakobwa bageze mu rugo bate bigenze gute ko muje vuba? Tiduhuye n'umugabo mwiza aradufasha. Nguko yagiye kwa Labani. Ahageze abenguka umukobwa wa Labani ati gereka nkora akazi. Ndiyamini mfite confidence. Nimpinga bizera. Nindagira intama zizabishyo. Ariko nanjye uzamemba iki gikobwa cyawe. Wabonye aho umuntu agenda asaba akazi. Reba umuntu aje iwanjye gusaba akazi. Wumvise? Akaza akambwira ati genda shaka akazi. Ariko jewe numa kuragira inkoko cyangwa kuragira ihene cyangwa kuragira intama. Zizororoka ariko uzampemba sandara. Shaka kuba nahita mwirukankana n'iki cyana iki kigabo kizamfatira abana ku ngufu. Yego. Ariko Labani ibyo ntabwo yabitekerezaga. Yari afite confidence z'uko abana be barezwe neza batabafata ku ngufu. Namba ati ngaho genda uragira. Imyaka 7 aramuriganya. Yanga kumushingira, amushingira reye. Yakwaba ati njyewe icyo nemeye. Umva confidence rero. Icyo niyemeje ngomba kukigeraho. Confidence nizivuga ngo icyo niyemeje ngomba kukigeraho. Icyakoretse uri kucyumva? Yego. Bamuhahembye Rashe. Reya abati no. Cye ntabwo narongora umukobwa utari we. Ndacyafite imbaraga zo gukora. Bamwongeza imyaka 7 yo gukora. Imyaka 7 irangiye bamuha koko wa mukobwa mwiza Rashe aramurongora. Wo yashakaga. Ariko aho nshaka kuvuga ngaho. Amuriganya bwa mbere Labani, amuriganya bwa kabiri, amuriganya bwa gatatu, amuriganya bwa kane. Birabangwa amuriganya 7. Za confidence. Yakobo abyutse mu gitondo bati no. Kwizera no gufata ibyemezo. Bati noneho rero akora umukino. Akora umuti, kwizera gukora umuti. Nimwakire kwizera gukora umuti mu izina rya Yesu. Nimwakire kwizera gufata ibyemezo. Amen. Kumbi birimo n'urupfu. Yakobo yafashe ibyemezo bivango uyu munsi ndafata icyemezo kiravamo gupfa cyangwa gukira. Uyu munsi ndasoza uburetwa havemo gufata ibyemezo cyangwa gukira. Dore ukuntu yafashe ibyemezo rero umutipe. Yarabyutse mu gitondo abwira babagore. Urumva Leya bari baramumuhaye na Rasheli yaramumuhaye. None uzi cya 10 yamuriganyije. Cyangwa ati dore noneho intama zarakuze. Sabaye ishyo ngabira. Aramubwira ati noneho rero aya mabara y'intama yose ndayashaka. Noneho nzaguha intama z'ibitobo n'iz'ibihuga. Okay. Yakobo ati noneho rero ibyo wikoreye ntabwo ubizi. Intama zose zigiye kubyara ibitobo n'ibihuga. Umutipe aragenda aragiye intama atema ibiti arabishishura afata irange cyangwa ingwa abisiga amabara asa n'ibitobo n'ibihuga. Kuko mu ntama nta mapfizi yabagamo y'ibitobo n'ibihuga. Aramanuka umutipe afataho intama zinywera amazi. Arangije ashingaho bya biti. Kabangu ahagise akabangu iyi ni impfizi. Ahandi agishira akavuga ati ni impfizi. Ngo intama imaze kunywa amazi yose kitsiritaho. Mu kwizera kikayimya. Igiti wabonye igiti kimya intama.
ngo igiye kubyara yose ikabyara ya mabara byarangera intama zose zihindutse ayo mabara kubera bya biti yashinze mu kwizera. Abwira boss ati mpemba. Boss yabara ati umutobo igihugu asanga nta muhemba harasigara amabuguma gusa naharamuriganya mu gitondo akora umuti rero umutite kwizera gukora umuti kugafata ibyemezo bati uyu munsi ndakora umuti sibyo ndafata icyemezo mvuguta umuti wumvise ndavuguta umuti mfata icyemezo uyu munsi kuragira intama ndabirangiza ahubwo ndaba boss ndarara nisho. Abwira abakobwa ati so ni mumuzi turamuzi imyaka ntibaye 14 ntiyangerageje akampa amabara ntubona ko zibyaye ntazinyimye arabyutsa mu gitondo saa 10 ati buri muntu wese ahambire ibye afata abuzukuru barabani afata n'abagore biwe n'intama arazicyamura arabishorera arambuka. Labani yibonye mu gitondo rero intama zageze hakurya nguko kwizera Aposo hari ibintu wenda abajya ugira utubwira tugitangira gukora ibiganiro social media mbega zigitangira gushyuka vuti nyenza akomera nza umuntu ukomeye muri iki gihugu nzatunga ama televiziyo nzubaka amazu nzagirana. Uyu munsi hari bimwe byasohoye wabigenje gute? Uko nabigenje icyambere nyine kwizera kuzanwa no kumva ese kumva iki? Bamwe kumva ijambo ry'Imana ariko no kubyiyumvamo uko bivugwa ko hari izindi mbaraga koresha zituma ugera kuri ibyo bintu byose atari confidence gusa. Izindi mbaraga zirahari nkoresha imbaraga nkoresha ni imbaraga z'ibitekerezo. Izo nizo mu bapfumuda ni imbaraga z'ibitekerezo mfite ibitekerezo. Icya kabiri imbaraga nkoresha ni imbaraga zo gukora cyane. Icya gatatu imbaraga nkoresha ni imbaraga zo kubaza abandi abambanshirije inzira banyuze. Ese Apostle ujya ugira umuntu wireferaho ukavuga ngo uyu muntu niwe nkurikira ibitekerezo bye niwe ngenderaho nzageraho yageze nanaharenga? N'ubu hari uwo maze kuvuga mvuze Aburahamu oyereka tuvuga bari mvuze Yakobo abariho uyu munsi batari bapfa. Ntabwo waba rutahizamu mwiza udafite uwo wigiraho. Hanyuma nta nubwo waba umuririmbyi mwiza udafite ugutoza. Kugeza kuri izi saha ndi gutangaza abo nigiraho. Nigira kuri Yesu. Ariko undi ibyacu bitandukanye n'ibyisi. Undi mwigisha twakwigiraho ninde? Reka nkubwire uyu mugabo witwa Yesu. Umunsi umwe yageze ku nyanja asanga abasare biyokereje isamake bari kwirira ubugari. Abati nta mpamvu yo kubatesha peti. Ntabwo bigaragara aho Yesu yigeze atwara ubwato. Yahise arekura ubwato ako kanya yicara mu bwato atangira gutwara ubwato. Abatipe bari kurya ubugari bagiye kubona ubwato bwabo umuntu araburenganya. Bamwe bati ni umuzimu abandi bati ni umuzimu. Ntabwo ati ni muhumure. Umwigisha wa rutono uwe. Uyu mugabo witwa Yesu yahagaze imbere y'abafarisayo. Yinjiye mu rusengero rw'abafarisayo agiye gutangira ivuga butumwa. Ahantu hatinjijwe agahitwa gahera cyane. Amaze kwinjira aragenda hasanga igitabo abangungiwe. Umwuka w'Iteka ari muri giwe. Yansize. Yansigiye kubabwiriza no kubayobora no kubashyira chini kugira ngo nzamure icyubahiro cy'Imana. Uwo ni Yesu Kristo. Uyu mugabo abwira abantu ati je nasenya urusengero iminsi 3. Abantu ntibabyumva bumva ko ari urw'Yerusalemu azasenya. Bati je natanga umubiri napfa mu minsi 3 mwanyica induri kavuga ariko nkabazukana. Niba nsenga umugabo bishe akabazukana nkasenga umugabo wumvise uhagarara hejuru y'umuntu maze kanapfuye akabati Lazaro agasohoka ari muzima. Connection mfite ya Yesu irahagije. Abandi nababasa ngo imibare muyikora gute? Abandi nabasa ngo ibyuma mu bigurahe. Engineer namwaza ngo kubaka fondasiyo bigenda. Urona hano turi gukora ikiganiro urona ko wiga bari kubaka etage. Wari bwageyo? Kwari bwajyo kuri etage bari kubaka.
Oya. umunsi wa mbere mpabona abantu bari kuba je maze kujya inshuro 3. ushaka ikizapo hari icyo nashakaga. narebaga etage uburyo bamena dare kuko ngomba kumena amadare. Kabiri nahise mbaza ikibanza aho kigura. Gatatu wumvise nahise mbaza nomero z'umwenjeniyeri wabo kugira ngo mumenye tuvugane. Ariko wowe urahirirwa nturigera unahinje. Aposo none hari ahantu kuzuye etage nini cyane muri no mujyi wa Kigali bashyizemo business y'Abashinwa ikomeye cyane. Nta bantu roni baratangira kujya muri iyo nzu. Ejo ndona paritse imodoka ninjiramo nambaye ikositimu nziza ndazamuka njya muheje inzu yose ndayitembagira. Abashinwa bambonye n'abandi bantu bakururamo babona umuntu paritse imodoka nziza usa neza uje muri iyo nzu. Baranyakira bampa amakadi yabo batangira kumbwira igishinwa buriya baranyegera bazana umusobanuzi baranyegera. Wumvise ndabwira nti nkora business. Ariko batangira kumbwira ati burururu ibi nibi. Bambaza impamvu mbaye umuntu wa mbere ukomeye wo kwinjira muri iyo nzu yabo bitewe nuko nasaga nuko nari nambaye. Ndabwira nti ndi umushoramari ukomeye. zone za confidence niba nari nyafite mu mufuka amafaranga simbizi. Sibyo mbega se nko kubuye afite mu mufuka mfite ibitekerezo bivanga amafaranga ari mu ibitekerezo byanjye binyereka ko icyo abandi bubatse gikomeye nanjye nacyubaka. Amen. Ibitekerezo byanjye binyereka ko aho abandi biga n'abanje bahiga. Ibitekerezo byanjye binyereka ko nta gikomeye. Wumvise ntabone binanyereka yuko nta cyubakwa nta kiribwa nta cyubakwa nta kuba nta kigendesho nta genda nta hakomeye nta kwinjira nta nukomeye tutakwicarana. Nisi umuntu uraza kumushyira ndaye mu majyepfo ndaye mu karere ngomba kurara mvuganye na meya cyangwa tubonanye cyangwa komiseri akabimenya ko hari akamenya ko mpari nakwiyaminiye. Namubonye kuri telefone nabaza aho ba meya n'abaguverineri banywera ukajya hajya kuhanywera nubwo naba mfite bitanu hagura kuka. Ubwo iyo ugezeyo n'iki cyintu cyambere iyo mgezeyo se bakambira ko ari meya mpitagenda nkamusuhuza. Nitwa Apotre Yongwe Ayidigiriminidigi. Tuwahuriye rero bahari noneho mfite amafaranga mpitambabwira ni fagitire zanyu ndazishyura. Ntabwo ari ruswa se hari dosiye mba nagiye kuhatereta. Iyo ugaburiye ukomeye nawe urakomera. Iyo ugaburiye ukomeye nawe urakomera. Mwebwe amafaranga yanyu mugaburira iyo muvuye hano kuri cano zanyu muragenda mukicara mugakora ikimina. Rimwe na rimwe bakarya ukishyura yawe ayabo bayafite kuko bose mureshye. Iyo ni ingorane uzahabwa ugeze mu ijuru. Ariko mwakagombye kusoza ikiganiro kuri cano mukabaza ngo Apotre Yongwe ari hehe mukanjyana ahantu mukisumbukuruza mukangurira kandi nyabarusha kugira ngo muzamuke. Ko mwene Siraki ibyo bintu yabyanze Apotre nawe niyo mpamvu igitabo cye kitemewe cyanditswe mu bitabo bitemewe. Mwene Siyaka igitabo cya mwene Siyaka muri Bibiliya yera ntikirimo. Niyo mpamvu abasaza banditse ibitabo batacemeye. Ikindi yo nukuvuga ngo ngiye mu mujyi nkururuka indege ndabaza ngo ahantu heza abadiplomate n'abayobozi banywera ni hajya kuhanywera. Rika ngusetse rero nagiye muri Aziya. Ngeze muri Aziya ninjira muri hoteli mbaza hoteli nziza ndagenda ninjira muri hoteli ni nka convention ya hano mu Rwanda. Ngeze muri iyo hoteli rero bambwira amadolari bishyura kwijoro barayambara no sinkamenye ko hoteli bakubarira kwijoro no kumanywa. Ubundi hoteli iyo wishyuye uyibamwo bagucaginga umunsi wose. Iyo hoteli rero niba amadolari wishyuye ku munsi nijoro ni nayo wishyura ku manywa. Namaze mu minsi 11 bamaye fagitire nahise mpamagara i Kigali. Njyano muri restaurant yayo kurya nsaba akaguru k'inkoko
wumvise Yego. n'agafiriti n'agakuko kangana gutya n'agafiriti gatetse mu buryo budasanzwe na ka cappuccino kangana gutya bahita bamafagitire y'ibihumbi 75. Mugenzi wanje twari turi kumwe we yariye byinshi bahita bamukubita fagitire 135 twita twishyura 200. Inde ntago umutima watimbyaga wumva oya ntabwo narindi iyo fagitire ho yaho naraye ntabwo narinzi ko ari uko bikorwa bitewe nuko nyine nabaye mushakire hoteli iri Karasi iyo restaurant rero nubwo abantu barara muri iyo hoteli bashaka handi bajya kurya iyo restaurant ni ba nyiri igihugu Fred ijwi rirambwira urareba uturyo tungana ukawishyuye amafaranga angana gutya mbwira Satani nta hataririye jewe se kwa bandi bahatinya ninde waharira icyambere ndaposo Bishop Apostolique icyakabiri nije muntu wo mu muryango wacu wa mbere ugeze mu wundi mugabane icyagatatu mfite amadolari naje kurangura icyakane naje kugura ibyuma bya televiziyo ahubwo mu gitondo ndahazo ngira Satani nahubwo ni wongera ejo nzahasubira mu kwizera habamo imbaraga zo gucecekesha iby'iwanyu batagezeho kwizera ni gutinda mu mibare wumvise ahubwo gutinda gushyira mu bikorwa ibyo wizeye none Apostle umaze kwishyura ayo madolari yose hari uburyo umuntu agura ikintu wenda utarubizi ko icyo kintu kigura ayo mafaranga wenda uri mu ndege utaha utekereje kuri ya mafaranga wishyuye umutima wakubwiye iki oya njyewe ni iwanjye narabiciye nta muntu ukigura ibintu atateguye ibimenyetso by'umukene ni akajagari k'ibyo akora hagaki ibimenyetso by'umukene ni akajagari k'ibyo akora n'ibyo agura ibimenyetso by'umukene ni akajagari k'ibyo agura n'ibyo akora umukene ahura n'imbabura akayigura hari iyindi uhura n'ibasi ukayigura kandi ziri mu rugo utazi umubare uhura n'ucuruza imyenda ukagura igukwira n'itagukwira ugahita ugura iy'abana nta gahunda wapanze ukagura iy'umugore nta gahunda wapanze umukene ahora arya imineke ica ku irembo n'ibindi bintu ukagura wumvise no ya ntabwo ari byo no ntabwo ari byo nta mukene ukora nk'ibyo no umukire akora ibyo yateguye ntabwo nshobora kujya mu mujyi mbona inkweto nziza nzigure naziteguye urwo rwego nararurenze cyangwa mbona no nugupanga oya no umukire iyo kimera gutyo ubura akajagari niba mfite 100 mu mufuka mfite imibare yanjye se iraza mu mibare mfite nabyukanye ni harimo imyenda y'umwana ni harimo pampa ntabwo harimo kuko umuntu anyujije indagara z'indundi ku irembo ngo nzigure ni harimo kugura imyembe kuko mparitse aho imyembe iri ibimenyetso by'umukene ni akajagari agira aha mu kajagari uzarebe umukene iyo yimutse sibyo urashobora gupakira hirigisi yuzuye ibintu ariko wa mutungo apakira wuzuye ibintu wumvise ugurishije ntiwavamo 100,000 kuko ahoragura iyo washize umururumba rero ntupfa kurya ibyo byose byo kugura utuntu ubonye n'ihungabana n'ihungabana duherutse kujya ahantu mu birori abantu twari turi kumwe hari service y'ibyo kurya bateguye byabisorori abantu umuntu akarura ibiryo ku isahani byagerejwe akarenzaho makaroni hejuru ya makaroni agashyiraho amateke n'igihaza wumvise agashyiraho isosi noneho bikagenda bivirirana ugira ngo ni umuntu batemye n'umuhoro bivirirana nayo nicaranye na madamu abirege ndababara arambwira ati humura ati nihungabana arambwira ati turi gusangira n'abantu bafite ihungabana rituruka ku cyapo rituruka ku nzara yabonye inyama arahungabana yabonye ibihaza arahungabana abona amateke arahungabana abona inyama arahungabana abona umuceri arahungabana abona amakaroni arahungabana biturutse bigeze hariya agenda yarura kuko byose adaheruka kubirya bigera hariya byabaye umugunguzi arahungabana
ese Apotre ntabwo uragera ahantu hinjiye kuri confidence ukaba watumiza icyo wumva ushaka baza kukuzanira facture ugasanga utayafite ntayafite muri iki gihugu se none se amahoteli yose aravuga ngo Ayidigiriminidigi gukira ni nona sibyo naho convention bavuga ngo Ayidigiriminidigi za Marriott za Serena sibyo izi hoteli zose navuze za leta izindi sinzizi kuko ni nizo tuzi hari izindi hoteli uzi izindi ziransaba kuza kuri Yongwe TV na hano kuri izi kamera kugira ngo tuzivuge yego aho rero ni ukuvuga ngo urumva mu nzego z'umutekano baravuga ngo Ayidigiriminidigi mu mahoteli akomeye bavuga ngo Ayidigiriminidigi abasekirite ninjiye ku muryango na Ayidigiriminidigi abasaka na Ayidigiriminidigi nese ubwo nahungabana gute bazanye fagitire reka nkwibutse ikintu rero buriya wumvise inzara kwishe utayafite ukajya Nyabugogo ukarya ibiryo muri resitora ukababwira uti ntayo mfite barakudiha nukuzana ibibando kabiri barakudiha n'ibibanda ati wa mwesikorowe n'ishati bayitwara ariko buri udafite amafaranga ukikubitiramo agashati kawe na karuvati wawe ufite n'igifunguso udafite imodoka kontaki so ubundi ugira kontaki ibaze pastor utagira kontaki y'imodoka gero kontaki nayimaranye imyaka 7 wigendana namaranye kontaki imyaka 7 hari n'amafoto mfite ya kera waba guyifite mfite urufunguzo rwa shamburete nabagamo rwari rufatanye n'urwa kontaki imodoka zancho zantera ibyondo Imana umfashe nanjye kuzihangana sinzatera abandi ibyondo ndi mu nzira imvura yagwa imodoka ziri kwiruka ni Imana dore uburyo ndi kunyagirwa imodoka zigenda na imvura yanyagira abandi bicaye mu modoka nkakata imodoka yanjye mvuye mu gakinjiro nkahita nyikata ndatashye mu byoko kontaki nkongera nkayishyira mu mufuka sibyo reba rero pastor utagira kontaki nta na kontaki y'imodoka ufite mu rugo nta niyo waguze uyijyane mu rugo wowe niwe ndi kubaza nayo ubwo rero mu bintu usengera imodoka ntabwo ari vuba iyo wayitwitugura kontaki ukayishyira ku mfunguzo zawe wataha ukayirambika ku kabati k'igitanda aho abana batayari birabaye mpise ntwita none uri cyo nari ngiye kukubwira uriye Nyabugogo utayafite bakudiha ariko buri ufite kontaki yawe nziza kuko kontaki nazugura nziza hanyuma wakumva ushoje ukigira muri Serena hoteli ukicaramwe kuri pisine ureba amazi hari ibiti ugasaba ibyo kurya by'ibihumbi 20 yego ugatanga komande y'ibihumbi 20 ukashyiraho African tea yego warangiza ugasohoka ukigendera utishyuye n'urugero ntanze nta musekirite wo muri Serena nta musekirite wo kuri Serena nta muntu ukora usavinga kuri Serena kuri Marriott kuri convention n'izindi hoteli zikurikira wagusanga muri parking waza yirukanga ngo ntabwo wishyuye amategeko n'amabwiriza yaho ntabwo bibyemera no wabyumvise kuko hariya babona ko nta munyamitwe waza kurya atishyuye abantu ntibaraza kwambura hotelera oya wumvise no babati hano hoteli yacu iri mu rwego rw'inyenyeri nta ngegera ihanywera nta sarigo miharira abantu baharira n'abayobozi n'abadiplomate n'abafonctionnaire n'abacuruzi no ubwo ageze muri parking atishyuye reka tubike fagitire araza kwishyura buriya yabyibagiwe wenda mbabwire agatendo nakoze kuri hoteli imwe sinyivuze isi hari hoteli nagiyeyo nari ndi kumwe n'abantu 3 hanyuma baturiyakira batuzanira fagitire ndebye kuri telefone twarahimbawe turarya abantu baranywa mbona ni meshi simvuze umubare ndebye kuri momo yanjye samfite 30 gusa nsanga nimbibwira bano basore basereva nsanga birabasaga mpamagara umuzungu ndamuhamagara mubwira mu cyongereza kitari kishi cyane nzi ndamwibwira namubwiye mubwira ko ndi umuhanuzi ndamubwira ngo ndi umu businessman ndi umuhanuzi
hanyuma ndangije ndasinya nandikaho nomero yanjye ya telefone kuri fagitire ndasinya. abasere bari bahagaze nkariya mpagaranye na boss ubishinzwe nandika kuri fagitire ndasinya ngahereza boss ahita ahamagara umwana arakamuhereza nabugingo nubu ntago wishyuye sinishyuye nahise sohoka ndigendera nandise gutya ndasinya ndasohoka ndigendera nabugingo nubu tujyanye uko muri aha mwese kuri iyo hoteli mukagenda mukarya mpita nsinya kuko babonye mbivugana na boss ntawe unyishyuza. Noneho kuko byari bigenze gutyo kugira ngo za confidence zanjye zemeza abantu neza nahise ngera ku kazi nohereza secretary umukobwa mwiza w'iwacu kuri reception ndabwira ngo genda kuri hoteli n'imodoka y'akazi ya Vigo y'akazi genda mwishyure. Aragenda arinje ati nje kwishyura fagitire boss yagiye atishyuye n'abantu nabugingo nubu mpageze yo nayafite niho njya kwirira yo nafite unsohokana n'umugore n'abana niho mbajyana kuko navuganye na boss. Nimwitoze kuvugana n'abakomeye kugira ngo mukomere nimutinyuke. Yego mwitoze kuvugana n'abakomeye kugira ngo mukomere nimutinyuke. Ubwo rero bukubwira ngo iki burakubwira ngo baranseka ngo baranyuza mu ijisho kandi benshi niko tumeze ngo baranyuza mu ijisho ukarema ingaruka zitaraba. Ibyo mbikesha iki kuko jewe mba sinemera guseba no ntabwo nzaseba Yesu yatwaye igisebo cyane ngo ndirinda ingaruka nizihe. Abembe baravuze ati nitugoma haturapfa bati birukanya ababembe mu murwa ubundi batwirukanye gute ababembe bashyirwaga inyuma y'ingando ariko inzara ibare bata ariko ubundi aba bantu batwirukanye gute indwara niyo twikururiye urumva ko nababembe bavuze bari inyuma y'umurwa tegeko ryarabangwa ababembe umuntu niba dogiteri yemeje ko arwaye ibibembe niba mujyana inyuma y'umurwa bamufungiraneyo ababembe ariko bicaye bikorana inama ababembe bikorana inama batari kubundi aba batipe iri tegeko ryatowe gute iri tegeko ryatowe gute ibibembe se umuntu arabyikururira umwabwira abandi atari ko no jewe itegeko rivuga yuko ababembe baba inyuma y'ubu ati noneho rero nimuguma umwabwira abandi ati nimuguma jewe singumya confidence uyanduza abandi uyanduza abandi sinzi niba uri kubyumva uyanduza abandi arabwira ati itegeko rivuga yuko umubembe aba inyuma y'ingando umubembe umwabwira abagenzi ati jya iri tegeko ndarivuguruje nimuguma hamupfe nkaba napfira hano iri tegeko ndaryishe nsubiyeyo ndinjira mu mujyi byanze bikunze kandi Samariya hari haragoswe uzi ko ari babazanye inkuru nziza yego ariko igitekerezo kikubwira ngo guma genda ibitekerezo bikuzingira mu bibazo ufite nyoko ntibyakunze so ntibyakunze mukuru wawe ntiyarongowe uwarongowe rwarasenyutse ntiwize uri umuswa ntiwize uri injiji ntawe wanyu wabishoboye ugapfiraho ugasaziraho ntibizashoboka kwijishura mu mbaraga z'ibitekerezo rero n'imyumvire ntuhari ibanga ry'ubukire n'iterambere kabisa yego ibyo mvuga nibyo njye warumbajije ngo najyaga mvuga ibintu tukumva ko ari ibintu biri aho ngaho nyine byo kwivugira none se wagira ngo bwa buhamya bwanjye ntanga bw'uburyo nashonje nkaba muri shamburete nkaba mu rubingo kwa Nyiranuma
Yongwe washonje niwe Yongwe. Uzi impamvu nakubiswe cyane, nari naribagiwe ibindi. wari utarisobanukirwa. Oya, ibyo mfite byari bindimo. N'abankurikirana bari bahari. Ahubwo nari mfa, nari ntaramenya nari ntarimenya. Iyo mpuye n'umugore cyangwa umukobwa, ndamubwira ngo uri mwiza, ntabwo ari ubuhehesi, mba nkeneye kumva ibyo ambwira. Icyo nsubiza, uba witeguye iki? icyo mba niteze, mba nshaka kugira ngo menye urugero rwe rw'imitekerereze, uko ameze, niba arwaye cyangwa niba ari muzima, niba afite confidence cyangwa niba yarirambiwe cyangwa niba yaragize. ubwo nk'iyarwaye asubiza ate? Icyambere, nturi mwiza, ngo ni ibisanzwe. Iyo mvugo icyo nshubije cyerekana ko abana n'abakobwa baciriritse, abana n'abagore baciriritse, ari umusivire mu mutwe, ananywera mu tubari duciriritse, anagendana n'abaciriritse, kwita kubwira ngo ni ibisanzwe. Mbabaze, wari bwabwira umuntu, sibyo? Yego. Ibaze ubajije umuntu uti ndagukunda, nabwiye umuntu ngo ndagukunda, twicaranye, ahita nsubiza ngo nkunda abantu bose. Niko yahise agusubiza? wakunda abantu bose. Nahise mubwira ngo ufite ihungabana. Nicaranye n'umuntu ndamubwira ngo ndagukunda, aho yambwiye ngo nanjye arankunda, ngo nkunda abantu bose, bitamubwira ngo ufite ihungabana, sohoka ugende, utaza kumbeshyera ko nagufashe ku ngufu. No, je naramubwiye ngo ndagukunda, twicaranye turi kuganira, ahita ambwira ngo nkunda abantu bose. Ndamubwira nti nsohokera muri biro, utazambeshyera ko nagufashe ku ngufu, ufite ihungabana. Ubwo se niki wahise utekereza? Inde wahise utekereza ubwo ko ari iki kibimuvuye? Inde afite ihungabana ry'abantu bo beshi bamutereta bamuhehita. Umubwiye ngo aramukunda, abona ubusambanyi. Nicyo gihita kiza kuri we, gihita kiza ubusambanyi, bigatuma rero mubwira ngo aramukunda, ahita amubwira ngo ukunda abantu bose. Je nabaye mubwira ko mukunda, wumvise ndi burenzeho n'ibindi. Nakundaga uburyo aririmbira Imana, nkunda uburyo yitanga mu murimo w'Imana, nkunda injyana yiwe. Ahita amubwira ngo nkunda abantu bose. Icyo nahise numva rero, nahise numva ko urugero ariho, ruri mu ihungabana. Ejo bundi, sibyo? Ejo bundi hari umuntu twahuye. Yego. Twari turi kumwe kuri hoteli turi gusangira, bamuzanira kino gitabo cya mini cyanditsemo amakomande y'ibyo kurya. Ndicecekera, kuko ahantu twari turi nibwo bwa mbere yari ahageze. Ndicecekera ngira ngo ndebe, muri kwa kwicecekera reba mu gitabo, agira gukararambura, abura ibyo afata n'ibyo afata. Ndicecekera, atanga komande y'isose utarya ngumire. Sibyo? Atanga komande y'isose utarya ngumire. Kuko ibishye se? Kuko yari ibishye, kuko atayimenyereye. Uvuga ngo yapfuye gutomboza. Nyine yatanze komande y'isose, kumbi y'ibihaza. Atanga komande y'isose y'ibihaza. Jemita nanga komande y'icyo bita sitorogonofu. Hazaho imizuzu, hakazaho igice, hakazaho inkoko zitetse mu isose n'umuceri. Nanjye mfunga umutwe.
ndabana reka nkuyihorere none aposo reka ukurikire wumve amafaranga yari ayanjye kuko yihagazeho agashaka kunyereka ko ari umunyamugi nanjye nihagararaho iyo komande yaguraga 7,000 ndabana nanjye ndabyihorera bazane ya sitorogonofu yanjye itunganije hari amayifurende bamuzanira n'isose y'ibihaza asomye hiramunanira arayora biranga nanjye nkubita ibyanjye ndangije ndamubwira nariko inzara irindi kwica ayo waje kurya nayanjye ndabizi neza ko ari bwo bwa mbere wicaye ahantu nka waribaga mu bitabo ubundi uzi icyongereza ntacyo nzi none se ubundi wabisoma gute utazi icyongereza hari uko uzi icyongereza hari no kuba ubimenyereye uzi n'amazina ntabyo uzi ndangije mpamagara umuseriveri ngaho muzanira ibi n'ibi ararya n'ayandi tuyongeraho baramukosoye arambwira ati sinzongera kwihagarara abantu mwicarana bababwira ibyo wakoze n'ibyo uzakora bakavuga ko bitagukwiriye sibyo yego nugera no ku bindi bigukwiriye ntuzabereke ko bikubereye ahubwo ntuzabereke ko bikubereye abona abavuga ro ko ibyo bitankwiriye nta nubwo nzabereka ko bimbereye yego ahubwo nzakura cyane babone n'ibindi bavuga ko bitankwiriye cyangwa mbona uko uzaba warabigezeho uyu munsi ntabwo tubara imibare y'ibyo twagezeho ahubwo turi mu mwuka nta nubwo dufite ibyishimo by'ibyo twagezeho ahubwo dufite ibyishimo by'ibyo tugiye kugeraho ntabwo ufite ibyishimo by'ibyo wagezeho ntabwo mfite ibyishimo by'ibyo nagezeho kuko ibyo nagezeho byari uburenganzira bwanjye ahubwo mfite ibyishimo by'ibyo ntwite ngiye kubyara simfite amatsiko yabo nabyaye ahubwo mfite amatsiko y'icyo ntwite kizaba kimeze gute uyu munsi ntabwo narara ntekereza najyaga ntekereza ndi muri Yongwe TV muri studio ariko ndi gutekereza ndi muri radio ndi gutekereza mwese mbona abazungu abayobozi bari kunywera muri Yongwe Coffee nizo nzozi ndi kurota kuko iza Yongwe TV zo zararangiye inzozi narose urazimbaza gute ahubwo mbaza izo ngiye kurota kuko abana nabyaye ntibakeneye ranje ahubwo ndi gutekereza umwana ntwite beriso ranje uburyo aziga materineri n'uburyo abantu bazaza kumwita izina urumva ntabwo rero tugomba gutinda ku byo twakoze ahubwo twatinda ku byo tugiye gukora niho hari confidence ubwo ni isomo kuri buri wese ntabwo abantu bakwiye gutekereza gutinda ku byo bakoze gutinda ku byo bakoze ahubwo bagomba gutinda ku byo bakoze ni ku nzozi zabo ku byo bagiye gukora yego ari byo batubwira ngo dukure ibitekerezo gutinza ibitekerezo byanjye kuri ya televiziyo wavuze kuri bya bikorwa amaze gukora ahubwo ibitekerezo byanjye ndabyimurira aho batayo yanjye yimukiye yego aho batayo yimukiye niho hakeneye uburinzi bavuze ngo inkambi iyi niyi komando uyu n'uyu avuye hano i Kigali yimukiye mu ntara niho hakeneye uburinzi niho tubisobanukiwe ikindi akonsorejeho gatoya muri confidence ntabwo abantu bakora ibyo basengeye oya bakora ibyo bavuze umuntu ufite confidence ntakora ibyo yasengeye akora ibyo yavuze nta nubwo Imana isubiza ibyo twasengeye isubiza ibyo ijambo twavuze abakire bakomeye bose bo ku isi bakoresha kuvuga
arishaka avuga ati nzubaka ibigega bya esanse muri Afurika ku mugabane uyu n'uyu. Akimara kubivuga akabitangaza mu nama nyobozi ya kampani arinda icyo yavuze akazajya kubikora. Imana rero ku rurimi rwacu igaherekeza ibyo twavuze. Impamvu twatinze mu bukene twagize ubwoba bwo kuvuga. Nimvuga ntibibe bazanseka, nimvuga ntibibe bazanyita umuhanuzi w'ibinyoma, nzashwara sinzongera kuhaca. Ntegetse ibintu ntibibe mwikaritsiye naguma mpatuye, ntabwo nahimuka. Murakoze. Amahugurwa nzayakora. Undi gutegura ibizatuma banyumva. Hari abazanyumva kuko bizera ibyo mvuga. Hari n'abazabona ya mahoteli, babone ya makofi shop, babone ya televiziyo, babone za radio, babone za modoka mu muhanda. Bavuga ati noneho Yongwe nta gishakisha. Ibitekerezo abantu usanga baduha byose biba biciriritse. Wakwicarana na pastor ngo Yongwe akwiriye kuva kuri YouTube. Kuba mfite televiziyo bimbuza kuvuga kuri YouTube. Icyo ni igitekerezo cyo mu butayu. Ni nashinga hoteli bazambira ngo sinkwire kunywera muri hoteli yanjye. Ni nashinga hoteli abo bazambwira ngo sinkwiriye kunywera bazantegeka kujya njya kunywera kuri hoteli yanjye. Ni ntangira coffee shop nta tegeko rintegeka kwirirwa kuri coffee shop, ushaka kujya kunywera ahandi shaka. Icyo cyarabaye si cyo ndota. Ibitege ngo Yongwe ngo Yongwe ngo akwiriye kuva kuri social media. Urankura kuri social media uzanambwira kuva iwanjye mu rugo. Icyo si cyo gitekerezo ukwiriye kuba. Ahubwo wakagombye kwibaza ati impamvu atavaho. Urumva ingorane abantu bagira. Aho kwibaza impamvu atahava, baratangira kuhava. Ni ibitekerezo rero abantu baguha. Bimwe bishingiye ku ishyari, abandi bishingiye ku ntege nke, abandi bishingiye ku bukene bafite. Ububyutse buranduza. Yesu yabwanduje intumwa 12 amaniye umwuka wera. Intumwa 12 zanduza Isiraheli. Eliya abwanduza Elisa yanduza Isiraheli yose. Ubu ibi mvuze nibwo bukire. Hari abazaba baherwe mu byo mvuze, hari abazakomera mu by'Imana mu byo mvuze. Ubukire buri mu kuvuga ntiburi mu guceceka. Musoze mbwira abantu ngo Ayidigiriminidigi ni mukire nonaha. Abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, mu turere 30, mu mirenge yose, mu tugari no mu isibo, ni mwigisha abantu kuvuga ngo Ayidigiriminidigi. Mu nzego za leta n'iz'umutekano mwivuga ngo Ayidigiriminidigi. No kuri mucaka mu gitondo abantu bari muri siporo, no mu mafunzo, mu nyigisho bavuga ngo Ayidigiriminidigi. Iri jambo risobanura ibintu abanyarwanda bose bakeneye. Gukira ni nona, kubohoka ni nona, kubaka igihugu ni nona. Umwaka uta 2024 so tuvuga ngo Ayidigiriminidigi. Rekeraho, ntugira ko wongeraho. Ni 0788 ni 54 ni 1118. Gukira ni nona, kubohoka ni nona. Mwakire confidence mu izina rya Yesu. Amen. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonera
imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.